Ese ujya wibwira ko guceceka ububabare bwawe byaba bigira uruhare mu kugukiza, cyangwa se ukaba utekereza uti niyo nabiceceka nubwo bwose mbabaye ariko uko igihe kizagenda gishira bizashira. Ese waba utekereza ko ibyo bintu bishobora kukwangiza kurushaho? Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi hari abize kwihangana cyane, cyangwa se guceceka ububabare biyumvamo cyane cyane iyo banyuze mu bihe bikomeye. Twiga guceceka rero tukigira nk'aho turi bazima, ariko mu by'ukuri imbere birimo bicika. Niyo mpamvu uyu munsi ku Mugano TV twateguye ikiganiro kigiye kuvuga ku kuntu gusohora ibikomere biturimo, cyangwa se kubivuga, kubiganira bishobora kugira uruhare mu gutuma tubikira. Ushobora kwibaza ngo ese ni gute? Nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkaba ngusaba kugira ngo wicare utere agatebe tuganire kuri iyi ngingo mu buryo bwimbitse. Hagati aho ngaho reka tubanze dutumikire abadutumye. Ese wari uzi ko ibikomere tugendana bishobora kuba imbarutso yo gukereza iterambere ryacu, kuyobya imyanzuro dufata ya buri munsi, ndetse bikaba ari nabyo biyobora ubuzima bwacu bwa buri munsi? Ese wari uzi ko kubisobanukirwa bishobora guhindura imitekerereze yawe, ndetse bikaba byahindura icyerekezo cyawe n'ubuzima muri rusange? Nicyo umuryango Life in Fullness irimo gukangurira abantu gukora, ibinyujije mu mahugurwa yayo atangwa buri gihembwe. Buri gihembwe kimara amezi 2, ni ukuvuga iminsi 2 buri cyumweru, samedi na dimanche. Aya mahugurwa ikaba yarayatangiye 2017, ariko kugeza ubu uyu muryango ukaba umaze guhugura abantu barenga 400, kandi bagaragaje rwose impinduka. Kugeza ubu batanga ubuhamya bw'uko ubuzima bwabo bwahindutse bivuye muri aya mahugurwa. Aya mahugurwa rero nk'uko twari tumaze kubivuga, ni amahugurwa atuma umuntu yisobanukirwa, gusobanukirwa ibikomere byawe, hari n'igihe ubasha gutahura ibyo utari uzi, ukabasha no kugira icyo ubikoraho, ugatahura impano zishobora kuba zikurimo ariko zapfukiranywe na byinshi mu buzima duhura nabyo. Ushobora gutahura indwara mu buzima uhanganye nazo igihe kinini, ariko zishobora kuba zifite inkomoko ku bikomere, ugafata n'ingamba zo kugenda uzikira buhoro buhoro. Aya mahugurwa rero uyasobanukirwamo byinshi, usobanukirwa n'ukuntu washobora gukomeza kugira imbaraga n'ubwo ibicantege bitabura mu buzima, ukabasha kongera kubona source ya motivasiyo mu iterambere ry'ubuzima bwawe, haba mu buzima bw'umubiri, haba mu bwa roho, mu by'imitekerereze, ndetse n'iterambere muri rusange. Aya mahugurwa rero iki gihembwe azatangira ku itariki ya 18 z'uku kwa 4. Ni ukwihutira kwiyandikisha kubera ko imyanya iba ari très limité. Ushaka kubahamagara rero kugira ngo ubaze amakuru arambuye cyangwa wiyandikishe, wabahamagara kuri nimero 0782 420 625. Nimero ni 0782 420 625. Utababonye waduhamagara kuri nimero y'Umugano TV tukaguha ubusobanuro burambuye. Nimero yacu yo ihoraho hano, ariko iyabo nayo ndayishyira muri ekara ku ibara ry'icyatsi.
mu gihe uba ukurikiye iyi publicité uraba uyirora imbere yawe. Reka twikomereze rero n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba ukuntu kuvuga ibitubabaje cyangwa ibyadukomerekeje bishobora kuba imbarutso yo kugira ngo tubikire. Iki kibazo ushobora kuba warakibajijeho kenshi ariko ukaba wenda utarigeze ugitorera igisubizo rimwe na rimwe, kuko hari igihe hari imvugo yadutse ubu ngubu ngo ni ukwimena inda kuvuga, ariko ukongera rimwe na rimwe ukumva hari ibintu biba bikuvuna wumva ushaka gusohora. Ibi ngibi akenshi bikaba ihurizo ku bantu. Ese koko kuvuga ibikubabaje, cyane cyane ko hari igihe ibitubabaje cyane bitugera ku musokoro, ni bya bintu uba wumva muri wowe ugomba kugira ibanga. Ese kubigira ibanga nibyo bigufasha, cyangwa kubivuga nibyo byagufasha kurushaho? Muri iki cyumweru cyo kwibuka turahagarara gato tukibuka, tukumva ndetse tukibuka n'amateka yacu abanyarwanda benshi banyuzemo direct cyangwa se indirectement. Hari ibikomere byinshi amateka y'u Rwanda yasize mu mitima y'abanyarwanda, ariko akenshi ibyo bikomere hari igihe usanga hari ubwo ushobora gutinya kubisangiza abandi. Ariko uyu munsi ndagira ngo ku Mugano TV tuganire, tuvuge ku kuri gushobora gukiza benshi, ndetse nawe ukurikiye iki kiganiro ushobora kwisangamo. Uko kuri ni uko kuvuga ku bikomere bishobora kukubohora, bishobora kumbohora, bishobora kubohora mugenzi wawe. Ese uzi ko kuba watega amatwi mugenzi wawe mu gihe arimo kukubwira ibikomere bye bishobora kukubohora ndetse nawe bikamubohora ku ruhande rwe? Ntabwo rero kwibuka muri iki gihe turimo ari amagambo gusa, ahubwo ni urugendo umutima wacu uba urimo gukora. Ntabwo ari ibintu biri aho gusa, kubera ko ibikomere burya cyangwa se amateka akenshi yibagiranye. Hari umubyeyi wajyaga utubwira ngo iyo usitaye ku ibuye ntusige urikuyemo, uba urisika kongera kurisitaraho ugarutse. Cyangwa se wategwa n'umucaca wasiga utawuciye, hari igihe urisika iyo wibagiwe kuza ukongera ukagutega ukongera kugwa hahandi. Ibi ngibi mbivugiye kubera ko akenshi ngira ngo ngaruke ku ntego yo kwibuka. Kwibuka ni ukugira ngo wibuke aho waguye, kugira ngo aho hantu waguye bitazasubira. Niyo mpamvu rero navuga ngo kwibuka ni urugendo rw'umutima rukomeye, rutuma umutima wibuka. Atari ukuvuga ngo ntabwo kwibuka ari ukurosasa agahinda, ntabwo ari ukurosasa umubabaro ngo uhore ku meza, ahubwo umutima uhora wibuka ikibazo wigeze kugira, bityo umutima ugahora wirinda. Hari amagambo rero akenshi mu mitima ibabaye apfukiranwa imyaka myinshi, hari n'amarira aba adasohoka, ariko ibyo duhisemo kuvuga buhoro buhoro usanga akenshi
dutangira kurekura bwa buremere twari twikoreye, bwa bundi butabonwaga na buri wese, akenshi natwe tutaba tuzi ibituvuna. Ahangaha ndabivuga neza kuko hari igihe hari traumatism umuntu ahura nayo mu buzima, hari uburyo bw'imikorere y'ubwonko, ubwonko bukagenda bukabitabika kure 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 kure, kubera ko buba bwumva ko ibyo bintu kubyibuka ari ibintu bikomeye cyane. Ariko hari ikintu nshaka kukubwira uyu munsi, ni uko buriya na bya bindi ubwonko bwatabitse budashaka ko wibuka, ntabwo umubiri wo uba wabirekuye. Umubiri buriya niba hari ikintu kigira inzika twavuga ni umubiri. Icyo ubwonko bwawe butabitse ngo utabitekereza, ngo utabyibuka, ngo utagira gute, umubiri wo uba ubyibuka neza aho byabereye n'icyabaye byose, kandi umubiri wo ntabwo urya ruswa, urareyajisa byanze bikunze. Niyo mpamvu rero muri uyu munsi tuganira ku buryo kuvuga ibi bikomere bishobora kutubohora, aho kugira ngo duhitemo kubitabika iyo kure kugira ngo bitongera kudukomeretsa mu gihe turimo kubyibuka. Ntago rero twibuka amateka y'ibyabaye, ntago twibuka ibikomere biri mu mitima, twibuka ibikomere biri ku mutima gusa, mwihangane ndwaye gripe, ahubwo niko tugenda tugira n'icyo tubikoraho, tugenda tubikira gahoro gahoro, intambwe ku yindi, kandi intambwe ya mbere nk'uko tugiye kubibona mu kiganiro cy'uyu munsi, intambwe ya mbere ni uko kubivuga bishobora kutubohora gake gake, tukagenda tugera mu nzira nzima, tugenda twemye kandi twumva dutuje muri twebwe. Gusohora rero ibikomere biturimo ntago ari intege nke, ntago ari mbese hari abantu benshi bavuga ngo kuvuga umubabaro wawe ngo ni faiblesse, ariko oya, ahubwo ni ukwemera ukuri kwawe, ni ukwemera ibyawe, amateka yawe ukayaviva, ni ugutanga ijwi ku byakubayeho, byakubabaje, aho kugira ngo ubihishahishe, ushyire energy mu kubihisha, ahubwo uba ugerageza kugira ngo, akenshi hari n'igihe ibintu biba byarakubayeho ariko ukabiburira izina. Akenshi hari igihe umuntu aceceka ibintu kubera ko yabiburiye izina. Uzumva rimwe umuntu agiye kukubwira nk'ibintu bibabaje akubwira ati ntago nabona uko mbivuga, kuko nta zina arabishyiraho, ntago nawe ubwenge bwe burabimusobanurira, ntago yumva nawe ubwo ko uko yabisobanurira umuntu abyumve. Arabyumva, ubwo buribwe arabwumva, ariko ntazi ukuntu yabisobanurira undi muntu ngo abyumve. Kuganira rero, kuganira ku bikomere byawe, kubivugaho, ni ukugerageza gushyira izina ku buribwe bwawe. Hari ibintu rero bitandukanye ibi bintu bishobora kugufashamo. Ibi bintu bishobora kugufasha kutongera kwikorera wenyine umutwaro wari uremereye umaranye igihe. Ikindi bigufasha, bituma utangira kwiyumva neza, wumva worohewe, wumva ubaye nk'umuntu utuye umutwaro wari ukuri ku bitugu, ugatangira kwiyakira gake gake. Bituma rero utongera kwikorera nanone umutwaro utari uwawe, mu buryo bw'uko ugenda usasanura, ukarobanura ibyo ugomba gukomeza kwikorera, ndetse n'ibyo ugomba gutura ugashyira hasi, ugakomeza kwita ku biri ngombwa. Bitangira kuko ahangaha impamvu mbivuze, ofiramezire ko igihe gishira, buriya igihe nacyo ni fagiteri ituma ushobora gukira ibikomere.
hari ibikomere nshobora gukira mu gihe runaka bitewe n'icyabaye, bitewe n'uburyo nabyitwayemo, bitewe n'uko nabonye se ubufasha, nkaba nabikira mu mezi angahe, undi akabikira mu myaka ingahe, yewe hari n'ibyafata imyaka 10 abandi bigafata 30 bigafata 40, hakaba n'ushobora kubisazana cyangwa se akabipfana. Igihe rero ni fagiteri imwe mu bishobora gukiza ibikomere. Impamvu rero nari mbivuze hano, ofira mezire ko igihe gishira, hari igihe usanga hari ibyari bikikuremereye ariko bitakiri ngombwa, ukumva ushaka kubishyitsa hasi, ukongera ugakomeza ubuzima, ugakomeza kurwana noneho n'ibigikomeye. Niyo mpamvu kubivuga bigenda bigufasha kugenda usobanura nka kwa kundi hari igihe usobanura urudodo ugasanga hari ahacitse cyangwa se hari aharimo ipfundo, ukahapfundika cyangwa se ukahaca ukongera ugapfundika. Gukira ibikomere ni porosesi ndende ikomeye, ariko buri wese wakomeretse afite gukoraho kugira ngo amererwe neza. Kubivuga rero ikindi bishobora kugufasha ni ugutangira gutuma wiyumva ukiyakira, kwiyakira hagakurikiraho gukira. Kubera ko reka nkubwire, igihe cyose ibintu byose bikiri muri wowe, kubikira biragoye kuko bihora byiduruvanga, byivanga, kandi tuvugishije ukuri, buriya n'umunyarwanda yaravuze ngo umubabaro usangiwe urutaho koroha. Ni nayo mpamvu abantu bagirana gutya, niba ari ibintu biremereye bakagiterurana, wumva ko puwa iteruwe n'abantu babiri irushaho koroha kurusha uyitwaye wenyine. Iyo ubyihejeje rero, iyo ubihejeje muri wowe, ni hahandi uba ubitwaye wenyine birakomeza bikakuvuna, ugakomeza ugakomereka, ndetse bikagira n'ingaruka kuri wa mubiri wawe ubitwayemo. Hari ibimenyetso byinshi rero ushobora kuba wiyumvamo cyangwa se waragiye wiyumvamo, ariko ukaba utazi impamvu yabyo. Ese wari uzi ko ibyo bimenyetso bishobora kuba ari impamvu cyangwa ibimenyetso by'uko hari ububabare wacecetse utashatse kuvugaho, wahisemo kudisimira muri wowe, kubera ko swate wabuze uwo ubwira, kubera ko wumva utakimena inda, kubera ko wumva utabona uko ubisobanura, ariko burya mu bantu 1000 harimo umwe ushobora kugutega amatwi kandi akabasha kumva uburibwe bwawe. Burya nubwo adashobora, burya ngo nta muntu ushobora kumva ububabare bw'undi nk'uko wabwiyumvamo. Ibyo ntabwo twabyitega ku bantu, ariko kugutega amatwi byibura akabasha no kuvungura ku kuntu wiyumva, icyo kintu gishobora kugira uburemere kigabanya ku mutwaro wari wikoreye. Ibyo bimenyetso rero ni ibingibi. Hari igihe wenda ujya wumva ufite umunaniro utasobanura, umunaniro ntacyo wakoze, ukumva ntiwava mu nzu, ukumva ntiwava mu buriri, ukumva ntacyo wakora, kandi mbese ukumva urananiwe, wabaye puize, kandi mu by'ukuri nta kintu kigaragara cyakunaniye. Icyo ngicyo gishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko hari uburibwe ucecetse utashatse kuvugaho, cyangwa se cyihishe muri wowe nawe ubwawe ushobora kuba utazi ko ufite. Hari igihe rero ushobora kuba waribonyeho ikindi kimenyetso cyo kurakara vuba, cyangwa ugahorana agahinda utazi aho gaturutse. Ushobora no kuba unatekereza nabi ku buzima bwawe, mbese uhora uri negative, uri wa muntu twita pessimist, wa wundi utareba ejo ngo agire ikintu ahabona cyiza,
uhora utekereza ibintu bibi gusa, uhora witeze ndetse no ku bantu muri rusange ukabitegaho ibibi gusa, icyo ngicyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko hari umubabaro ukikurimo cyangwa se igikomere cyihishe muri wowe. Aha ngaha twatanga nk'urugero rw'umuntu ushobora guhora avuga ngo arakomeye, imyaka yose agahora avuga ko akomeye, ariko muri make muri we yuzuyemo imibabaro, yuzuyemo uburibwe, ariko acecetse. Iyo ubabaye rero ugaceceka igihe kirekire bikugiraho ingaruka zikomeye, kubera ko umutima ugenda usenyuka gake gake, amarangamutima yawe akivangavanga, mbese ugahora ujagaraye, uri confused, utazi aho ugana, ukabura amahoro muri wowe. Hari n'abavuga ko ngo bumva rwose bameze neza ari bazima, ariko ugasanga umutima wabo uracyihishe, uracecetse, mbese navuga ngo iki se, ugasanga umutima wabo umeze nk'uwagize ubwivumbure kubera ibikomere bititaweho ngo bivure. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntago kuba tuvuga ngo ugomba kuvuga ibikomere byawe, ntago ari uko ugomba kubivuga byose ako kanya ngo wumve ngo denku ngo nzicara rimwe ibintu byose bindimo mbisohore mbivuge. Ahubwo ibikomere by'umutima bikira neza iyo bisohotse gahoro gahoro, ukiha umwanya, kuko gukira nk'uko tujya tubivuga mu biganiro byacu bya buri munsi, gukira ibikomere by'umutima mu ntekerezo, ibi bintu ni ibintu bigenda, ni urugendo rugenda gahoro gahoro, intambwe ku yindi. Ushobora kwibaza rero uti ibi bintu nabikora gute? Hari ibintu bito bito, ni inama dukunda guha abantu kandi zigaragara ko zigenda zibyara umusaruro, na benshi ndetse twagiye dukoresha kandi tukabona ko ari ibintu byagiye bigira akamaro. Nawe rero turagira ngo tuguhe izi astuce kugira ngo uzazigerageze urebe ko impinduka uzagaruka uduhe ubuhamya. Ikintu cya mbere ushobora gukora cyagufasha muri uru rugendo ni ugutangira kujya wandika. Ubu ushobora kwibaza rero uti nakwandika iki? Kwandika ni ukwandika uko wiyumva. Fata agakayi kawe, ufate n'ikaramu, wabishyira ku musego, wabishyira he? Ahantu hari hafi nyine ushobora kugashyikira vuba igihe wumva ugakeneye. Niba igihe runaka ugeze mu bihe bikomeye, ukumva wenda ushaka kurira, ukumva si ibitekerezo byivangavanze, ushobora gufata ka gakayi kawe n'agakaramu ukandika. Wigerageza gutekereza cyane, byandika uko bije, andika uko bije. Please uzagenda wandika, niko furi y'ibitekerezo byawe bizagenda bifunguka. Aha ngaha rero iki ni igikorwa gifasha abantu benshi kugira ngo bagende basobanura bya bintu byivangavanze mu bwenge, bimeze nk'ubudodo bwasobanye, niko umuntu yavuga, uko kuntu ibyo bintu bigenda bimanuka ubishyira ku rupapuro bigenda bisobanuka. Ni nka kwa kundi nyine ugenda urambura urudodo gato 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 rukagera aho ngaho rukarambuka rwose. Kwandika rero ni umuti rwose uvura, uzawugerageze uzatubwira. Ushobora kwandika ukabika, ushobora kurwandika ukaruca, byose nta kintu bitwaye, mu gukora ikikunogeye kandi wumva cyasira umutekano wawe. Ikindi ushobora gukora ni ukuvugana n'umuntu wizeye, kuganira n'umuntu w'inkoramutima, umuntu wizeye, umuntu wakubamo, kubera ko akenshi dukunda kuvuga ngo kuvuga ikintu cyagukomerekeje, kandi nk'uko nabitangiye mbivuga, akenshi ibidukomeretsa ni bya bintu uba utabasha gushyiraho izina,
Hari n'igihe uba wishinja ko wabigizemo uruhare kandi mu by'ukuri nta muntu ugira uruhare kugira ngo agirirwe nabi. Uwo mutima ugushinja yuko hari uruhare ikomereka ryawe urifitemo, iryo jwi riba ari iryo kugira ngo rigucecekeshe, ngo we kwimena inda, we kwivamo. Yewe n'ibikomere waba wagizemo uruhare ufite uburenganzira bwo kubikira. Ntabwo uzikeba n'icyuma ngo nurangiza uvuge ngo ni njye wikebye, ntabwo ndi bukiteho kino gisebe, byose ni njye wabiteye. Oya, igikomere cyose ufite uburenganzira bwo kugikira. Iryo jwi rero rya culpabilité, kumva ngo nuvuga uraba wimennye inda, icyo ngicyo ni ijwi rigucecekesha. Ni ijwi rigerageza kugira ngo rigucecekeshe we kuvuga. Gerageza urirenge, ubashe ubone umuntu wizeye waganiriza. Hari igihe azakumva ye kukujajinga. Hari n'igihe azabasha kubona ko burya cya gikomere nta ruhare ugifitemo. Urusheho kugenda ubohoka. Iyindi ntambwe ya gatatu ni ukugenda, ni ukwemera ukuri. Hari abantu bakomereka ugasanga no kwemera ko yakomeretse mu buzima bwe, bya bindi twatojwe mu kinyarwanda ngo ni ugupfa kigabo. No kwemera ko wakomeretse bikaba ari ibintu bikuri kure, ku buryo n'umuntu iyo abivuze wumva wamutumburutsa akawiriya, kumva mbese ni ibintu udashaka kumva, udashaka no kuvugaho, udashaka no kumva aho babiganira. Ariko kwemera realite, kwemera ukuri n'ukuri k'ubuzima bwawe, iki ngiki nayo ni intambwe ikomeye igufasha, kuko ibyo ngibyo bigufasha gutangira gukira, ukamenya ko hari ahantu hari ikibazo kandi hakenewe kwitabwaho kugira ngo ugende uhatwikira. Kuko kuhatwikira nta kintu byungura, ntago bihakiza, ahubwo hagenda harushaho kumererwa nabi. Gukira rero bitangira iyo wemeye ko hari ukuri kw'ibikomere kuri muri wowe, ugatangira kubivuga, ugatangira kubyandika, ugatangira kwemera ukuri k'ubuzima bwawe, ukuri kw'amateka yawe, ukuri kw'ibyakubayeho. Aha ngaha niho twavuga ngo uba utangiye gukira. Wowe tugeranye kuri iyi ntambwe rero y'ikiganiro, nagira ngo nkubaze ngo ese ujya wibwira ko guceceka ku bubabare bwawe bikurinda cyangwa bikomeza kugukomeretsa gake gake cyangwa se bucece? Ibikomere by'umutima ni ikintu kitica gutya kigaragara, ahubwo ni ibintu bigenda bitwangiza bucece, ni nka kanseri. Iyo rero uretse guhisha ibikomere byawe ugatangira kubaka imbaraga zawe muri wowe, ibi ngibi urushaho kugenda umererwa neza. Nk'Umugano TV rero nagira ngo nkubwire ngo n'umugano wahetamishijwe n'umuyaga cyangwa se imvura y'imbaraga nyinshi, menya ko nawe ushobora guhaguruka ukongera ukema kandi utavunitse. Menya ko uwo mubabaro witwayemo, menya ko ni nka wa muyaga waje ukaguhetamisha, ariko igihe wamaze kugira conscience y'uko ugomba kugira icyo ukora ku bikomere byawe, ushobora kongera kunamuka, ukongera ukema kandi ugakomera. Umutima w'umuntu rero ushobora gukomereka, ariko ntabwo usenyuka burundu, ahubwo igihe hagize igikorwa urongera ugakomera, ibikomere byacu bikongera bigakira, tukongera tukaba abantu bafite ibyishimo byo kubaho, ubundi tugatangira kubaka ubuzima tukiyubaka. Iyo uretse rero guhisha ibikomere byawe, nibwo rwose utangira kugira imbaraga nyabuzima zigufasha gukomeza kwiyubaka, kuko wongera kubona ubuzima ankurere, wongera kubona ubuzima muri kureri zose z'ubuzima.
kubera ko akenshi ibikomere biba nabifata bituma nabivuga ngo iki buriya, akenshi iyo umuntu yifitemo ibikomere amera nk'aho byatwikiriye igihu ku maso, kubera ko nta cyiza uba ukibona imbere, biba byaguhumye. Ariko iyo umaze kubitahura binyuriye muri izi nzira twavuze haruguru, ushobora kwandika, ushobora kuganira umuntu wizeye, ndetse no kwemera ukuri kwawe kuko ibyo bintu byabayeho. Iyo ubyemeye ugatera n'izo ntambwe zindi, ushobora kugenda gake gake ubona ko icyo gihu kigenda kijuka, bityo gake gake ugatangira gukora planification y'ubuzima buryoshye, ugatangira kubona uko izuba rirasa bikagushimisha, ukabona uko indabyo zirabya bikagushimisha, mu gihe mbere wabonaga ubuzima bwose mu ibara ry'umukara. Reka rero ku Mugano TV dusoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aha ngaha. Niba ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo wabaza, ushobora kutwandikira kuri nimero iba iri kuri ekara yawe, ni 0718977395. ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, kandi ufite n'ubuhamya bwo kudusangiza ushobora kuduhamagara cyangwa se ukabutwoherereza mu buryo bwa WhatsApp. Duhora tuvuga ku buhamya bwo kuri WhatsApp, ushobora kubutubwira mu mawodiyo magufi agiye akatakase iminota 5 kugira ngo, kandi ukatubwira niba dushobora kubusangiza abakunzi b'Umugano TV, cyangwa se ari ubuhamya buri pasono tugomba kubika ubwacu. Murakoze rero gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, nahakagaruka, kandi turabakunda cyane nk'Umugano TV. Nanjye ubagezaho iki kiganiro w'ababyeyi Judith, turabakunda cyane. Ngaho rero murakoze, nahakagaruka, dukomeze twibuke twiyubaka, kandi birakunda.